What in Biris? Daforo icara n'umuturanyi n'uyu numwe nawe uri umuyobozi wakabaye kundengana icara hano twaje mu nama y'ingobyi ntabwo umurozi sawo ibyo by'uburozi yarabivuze turabizi ariko kuwa gatandatu tuza bijye uzajye mu nama we shawe nge nanjye ubu namwereka sha nafata n'ikibaye nkamuhwa amwe urica ngewe ibi ntabwo byavamo ndagiye nanjye ngiye kumurega ugiye kumurega konsura uraramuka ugiye ndagutsiba mu nama y'ingobyi nushaka unsibe ngenda agiye ntabwo biravamo ngaho giye ukunda ngize genda umenye ko ndagutsibamo ibyo nabyo ni akarengane ibyo se nibyo uritwaza hari ugira ngo hari ntaje no muri iyi ngobyi yanyu nta n'iyindi najyamo sayange nguha kubizi neza ko mbara n'umuvuduko nari ndwaye warunganduye witaga daforoza ngo n'umurozi buriya rukingiye hagaduke daforoza ngo n'umurozi ubundi usanzwe utazi ko daforoza ari umurozi nibwo wabimenya n'umurozi nyine ubu ugiye kumfatikanya n'ikibwegera cyawe aho kingeze none nawe ugiye kumfatikanya nacyo n'umurozi nyine yewe nakabaye mvuga ukuri kavuga idahiye ugiye kumfatikanya na kamubwiza kuri babuze amezi ntawe barakuncanga ndinaniriwe umva nawe we nanabingo mwese muri bamwe muri ibicucu kimwe igicucu kibyara igicucu si umuhungu se ubona n'umukobwa nakubwiye ngo utazajya urikoraho nakubwiye urimo kunyishisha amahembe kuramo koko sinakubwiye ngo utazajya urikoraho nakubwiye dore n'umunyururu ukura sinakubwiye ngo ntukarikoreho nakubwiye uraba utari wamenya igare ngo utangiye kuryurira wari umwese ngo ngufashe nari mubwiye ngo mfasha nyine ntabwo nari mubwiye ngo ugende agatoki kanjye karavunitse ubwo se kuvunitse uragiye gute yesu we ngaho cicika dutangire twiye rero niba urabona uko ufata amahembe ndiga guteze amahembe rero gusa kanguhuhe yego sha ntabwo zivunitse cyane ku buryo tutariga fata amahembe wumve ko umukizi hanoze ho habaye iki ntabwo ari akantu gatoya nta kibaye ni iki cyuma ubwo kigusharuyeho yesu we ariko narakubujije kujya urikoraho nakubwiye mu gihe utari warimenya nuko utumva subizamo umunyururu nyine ubukubaganye bwawe rero niko buzagukoraho shaje doha ibi bintu mbivuyemo nzagaruka mvuga ikindi gihe nakize ubona amafaranga nimba ndayakura he wafata amasomo angahe igihe mbona kugira ngo ubyumve amasomo angahe reka nkubaze ikayi muyitarasha niwe mbe kunyaka n'indi ntabwo irasha gifata n'igifuniko nyuma cyandikeho ushyiraho gufunikira ufunika yafata neza bite byawe ubundi ariko ubundi wowe kuki utajya umenya umenya ko wavukiye mu bake namese meze neza umeze neza wari utembeye ariho ndabona umeze neza pe cyane ndajyana iki gikapu cyari cyo hatabira abijumbo biteke utangiye kwinjira mu bujajwe ungana ucyo hagarara hano mbwira utansanga bihiye ariko ubwo uri kureba iki hano wambaza kuko ndi kwihuta ku ishuri yari yatanze amafaranga y'ishuri ya minervari yo kurya yarayatanze amafaranga yasinye yarayatanze yarayatanze amafaranga y'inifomu yarayatanze uziko namuhaye se uya se nibagiye mu nama yose bagiye batubwiye ko basaza baha tukishyura buhoro buhoro njye nayamuhaye yose yarayatanze yose aha ngaho ukomereze wigendere murakoze
njya no kwihatira uturayi nitekereza inzara nanyici tuzajya duhinga nikirangiza kinyitebe ngo kigiye gutumura itabi kigiye kunywa inzoga none tugeze mu rugo kirimo kunyahira gatumure ucyure ureka kuntera umwaka ariko umuntu ajya avuga ukuri mukumva ntashe umutwe wakibwegeraho cy'umugabo ikigoryi ni bene wanyu bivuga mbisubiremo ikigoryi ni bene wanyu ntukandaze mu murima ubona nisaziye n'uyu mugongo ubundi tujyana mu rugo unyahire ngirire mbwa yawe ngire nawe ubu ngiye kuzita mu kagozi ibya daforoza ntabwo bikureba gereza n'injye uzayijyamo n'intsindwa ariko n'intsindwa muzabona Imana n'ufunga ntabwo nzakugemurira uzarorere uzagare wamucyuye wishima nyabaza ko musanzwe mubana basagaye byarigeze binyamategeko konsora burati njye nawe turaza kureba umugabo sha n'umugore sha urubanza rwa daforoza rwakase kwa gatandatu kujya kumushinjura rwose daforoza n'umwere uriya mugore rwose yaramuharabitse pe kumushinjura uramenye njye sinzajya kwivanga mu bibazo by'abagore seni twabyemeje kuzajya kumushinjura uramenye ariko uzi neza ko buriya umushinjije kunsura tango yaravuze ngo daforoza ni umurozi bikarangira bimenyekanye ko daforoza kuko ari umurozi nawe bagufunga uriya mugore ntiyamubeshye se daforoza ubundi nyine musanze atari ukubeshya ari ukuri ko mwafungwa ari ukuri se nta kuri kurimo uriya mugore tugomba kumushinjura ahubwo uriya mugore niwe ufite ikibazo tugomba kubimushinja ko yabivuze ubu duhari twese ni wowe uhari se mbabarire njye sinzaza kwivanga mu bibazo by'abagore muzagende mu mushinje njye ubona nujya ku mugabo w'imbwa umenya ko nahoze ndasoma amategeko nayasomye neza kuba wayasomye mu mategeko ukavuga ngo nimba ushinjije umuntu ugatsindwa arega umumenye ko mwaba muhindutse namwe gasa niwe kosora ugatinya kukanuka ngo ni inyana y'imbwa utamenya na y'imbwa se mbabarira ubona utane nawe mugura mukakibona kutepfiri kamanuka ku mugozi kamanuka ku gahinga karimo ku rutare nakubwiye ngo waretse kumfatiranya n'ibibazo mfite ko bitanyoroheye muri iyi minsi waretse kumfatikanya n'isi muze waretse kumfatikanya n'isi cyangwa kujomba iki cyuma unyicaye hanyuma muri kabari wasinze twahawe ijambo twaramaze harutekereza bataye n'abajya aho kuyicaraho turayihirika ahubwo musiga muhagarara mu kirere ari mwese mw'indege twaramaze twari twarakandamijwe se abagore hari ijambo twagiraga nyine mudukora wakwibeshye se ukankora ukareba kurara muri runo rugo ariko kosora ibyo mvuga byose kandi njye mutware w'uru rugo twara imbeba mu menyo gatwaga unambi kuwanya nayo mbwakaziwe hoya arega namwe mwaba muhindutse abanyabinyoma guteze ubu ni hese wumvishe bafunze umuntu washinjije umuntu bagatsingwa bakamufunga wabyumvishe Jadu none murumva mutaba mwese Jadu nyamara ugiye kubimbwa wewe nakubuje kamwihorere sombwiye kugiye kwahira Jadu cyangwa ushaka ubwatsi ngewe ibyo bibazo gukemanga ndi kugukemanga nta kuntu umuntu umugabo twabyemereje tukabisezerana neza wakisubiraho reka njye igikorwa naragikoze cyo guheka umugabo we ariko ikindi none wumvishe ko yavuze yuko ndakora umurozi ibyo bibazo ni ibyanyu mwivange muri ibyo bibazo by'abagore ngewe ndagiye genda ujye gushaka utwatsi ariko abantu shaka utarariye ruswa Jadu ndiho gukemangira ruswa ni kuri kwima nta kuntu umuntu umugabo yakifata akisubiraho kavuga ati ngewe ntabwo nakemera ko Jadu ni ruswa bariye oya ngewe mu nama nzanabivuga ko ujya ruswa tori n'imbwa weho umugabo usubira udahagara ku ijambo ngewe nzamushinza sera kerambwa ngo ni Jadu urimbwa sha urimbwa basi musabye imbabazi sibyo n'ukuri kw'Imana n'amagambo y'abantu wicara nta kibazo urakoze kumbabarira sigo ibyo ntacyo bintwara erega nawe ugiye urumva ahantu amagambo runaka ntabwo wabura katuve kuri ayo magambo wowe biramutse bikubayeho katwimagine nk'aho mama ari umurozi nta kibazo icyo bimbwiye kabaroga ko niwe byabaho ikibazo n'icyaha cyajyaho erega mfite umutima wo kukubabarira nakubabarira erega ntabwo yaba ari wowe sibyo none kuki utatekereje kare kose imbabazi ze suzimana ngumve kuki utatekereje
uzaza umva ma wibeshe unyeho hano